Yora bakunzi banje ba Munezero TV twagarutse mbazaniye wa muhanzi muhora munsaba buri munsi muhora munsaba mumbwira ati Zako niko tutakimubona yagiye he noneho namuzanye mu isura cya yambwiye ko ameze neza kandi ko yaraduhishiye byinshi cyane mwahoraga munsaba rero ngo nzamugarure ubu noneho namugaruye ndagira ngo ntangire mubaza uko aho yarahugiye muri no minsi n'icyaduhishuriye yaraduhishiye ndagira ngo Zakoni turakwakiriye. Sawa murakoze cyane. Maze igihe kinini ntahari narindi mu minsi yo gukora indirimbo twari twarahuye n'ikibazo cya covid ariko tugisohotsemo amahoro abahanzi twakoraga ngere nkora indirimbo za gospel gusa iyo mpamvu ngarutse muri aka kanya maze iminsi ndi kwandika indirimbo nshyashya nyinshi ibitaramo turi gutegura twenda kubibagezaho. Zakoni rero abakunzi bawe benshi bategerezanyije amatsiko indirimbo agashya ubabikiye muri no minsi ndagira ngo noneho utubwire abakunzi bawe ikintu tuzaniye ko bari bakwitezeho ari benshi cyane. Murazi kuri za ndirimbo mperuka gukora hari izindi nari maze iminsi ndi kwandika zimwe ziri muri studio izindi ndimo ndandika ariko bitewe n'imbaraga z'Imana nzahita nzibagezaho mu minsi mikeya. Studio maze iminsi nyirimo ndi gukora byinshi muzabyumva kandi muzi ko mbakora ibintu byiza cyane no gukanda no kuri Zakoni. Ntagucinga ijambo ngira ngo abakunzi bawe bafite amatsiko yo byibura yo kumva n'agakeregeshwa niba hari agakeregeshwa batugezaho. Agakeregeshwa ndagafite nta muntu w'umuhanzi utungurwa saa dora twiteguye gukorera Imana mushaka ko mbaririmbira mushaka ko mvuga ubutumwa aho mushaka ni ntacyo waduhereza kamwe byibuze ku ndirimbo. Yego Gitondo kimwe narasindutse mpora n'umukiza Yesu yaraje kundeba kuko yantabaye nanjye ubwanjye ntago nari nizi ariko Yesu ashira mu maboko yiwe ubu ngubu ndakomeye ndanezerewe shaka kwiturira mu mababa yawe Yesu we. Igitondo cyiza nzaba ndi kugaragara mu mucyo wawe Yesu uri ni wa muhanzi wanyu Zakoni murumva ko nari natwawe rwose ntimujye kure turacyaganira ntimujye kure rwose. Zakoni ndumva rwose utari wicaye ubusa muri iyi minsi arugiyemo nicaye ariko ndagira ngo nkubaze nta gitaramo utegurira abafana bawe. Igitaramo ndagitegura kiri vuba ngenda kuzakibagezaho twenda kwandika ariko igihe nari nuzuza album yanjye neza hari indirimbo 3 ziri kubara kugira ngo album yuzure. Yego nibyo ndi gushaka guteguraho neza. Abakunzi bawe wabategurira igitaramo gikomeye cyane ngira ngo ndakeka ko usigaye ufite abakunzi benshi cyane kuri YouTube channel harya urabonekaho uboneka ku zimbuga nkoranyambaga abakunzi bagushakira. Nkunda kuboneka ku rubuga rwitwa Lazaro Zakoni rwo rukunda kuba ruriho. Urubuga ruri kuri YouTube ruri kuri Instagram kuri YouTube hose uwashaka indirimbo zawe cyangwa uwashaka ubutumwa bwiza bwawe utanga mu ndirimbo hari ababishaka benshi kuba bazumva yasanga kuri YouTube cyangwa hari n'ahandi yazisanga. Kuri YouTube ziriho hariho n'aba DJ bagiye bazifite ku mpande nagiye nzibagezaho mu makaritsiye agenda atandukanye. Hari n'abandi benshi bagiye bazinsaba n'umusobanuzi Sinia nawe yagiye asaba ngo nzamuye ku ndirimbo. N'ejo bundi turi mu guherekeza buranya kwigendera Theogene aho narindiyo nk'abahanzi naho twarababaye ariko byinshi mu bakozi b'Imana tugomba kujya twihangana. Kuri YouTube yitwa gute? Lazaro Zakoni niyo YouTube iriho gospel zanjye mwanyarukira mukareba indirimbo nziza zifite ubutumwa
n'izindi zigiye kuzageraho kugira ngo alubumu yuzure nambategure n'igitaramo kiryoshye cyane. Wigeze kutubwira ngo tukubite kapera mu ndirimbo cyangwa mu butumwa bwiza naho ujye ubigerageza? Ubutumwa bwiza naho waduhaho naho abafana bawe bakakubaka hari igihe hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo Yesu yari ari kumwe n'intumwa ze 12 arangije baramubwira ati simwigisha ko tugendana nawe dushaka gusenga twajya tuvuga gute? Yesu arangije arababwira ati mu gihe musenga mujye muvuga isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Rya sengesho rya Dawe uri mu ijuru ryica amagini yose, yaba ya famiye yaba ari ashobora kukwitambika no mu kazi ukora. Hari ukuntu ushobora kugera muri